Yes, welcome back again. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakora katuni ukoresheje telefone yawe, nawe ugatangira gukorera ibiceri kuri YouTube no kuri Instagram, Twitter, Facebook, ukabona nyine video wa uploading. Yes, rero ndagusaba ngo urebe video mpaka irangiye. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakora video za katuni, dore nk'iyo. Hari ukuntu ujya ubona utu avatar tuvuga nk'utu ngutu, urebe n'iyi katuni iyo ari yo yose ushobora gukoramo avatar. Ese rero uyu munsi nazone no kukwereka uburyo wakora katuni nka ziriya nkweresa ruguru ukoresheje telefone yawe. Ese uburyo rero wabukoresha muri telefone cyangwa muri computer, dore nk'iyo foto, iyo ni foto nyine niyo tugiye gukoresha katuni nyine. Ese ndakwereka n'uburyo nayigeneratinze n'uburyo nayikoze nyine. Ese iriya ni ifoto nyine nikoreye nkoresheje telefone yanjye. Ese nk'ibisanzwe rero uraza muri phone yawe, ngiye kukwereka ahantu ujya. Ndabizi ko mwese nyine ChatGPT muyizi. Urabanza uze muri ChatGPT, utegereze ifunguke. Tugenda hariya kuri kariya gasaraba, tugenda hariya handitse ngo foto, ngo upload file. Uhita uhagenda uhitemo iyo foto yawe. Noneho ukimara guhitamo nyine ifoto ugiye gukoresha, ngiye kukubwira amagambo wandikamo. Urandikamo aya magambo akurikira. Give, wandika give picture effect. Uhita ukanda nyine kuri karaga fresh kagenda hejuru. Urahita uyikandaho nyine kugira itiguhereza ira foto washizemo, itiguhereza ari katuni. Urategereza nyine ibanze loading uri kuyigenerating. Rero mubona ko video yacu nako ifoto yacu bayikoze nyine uburyo twabishakaga. Mubona ko isa nk'aya avatar nyine twadushaka gukoresha. Uhita uyidownloadinga kuri karaga fresh kamanuka. Niko baba downloadingira, ukahita uyidownloadinga. Kimara kuyidownloadinga rero, iyo umaze kuyidownloadinga uhita ujya muri Chrome ukandika aya magambo ngiye kukubwira, ariko yanditse nyine no muri screen. Urandika umuntu uza muri Chrome yawe. Sinzi uburyo bayavugamo ariko nyine urabibona. Ukayandika nyine muri Chrome yawe. Cyangwa nimba ukoresha iPhone urajya muri Safari wandikamo nyine ariya magambo. Ukimara kubyandika rero hahita haza iyo website. Kuriya nyine byanditsemo uhita uyikandaho. Wamara kuyikandaho rero, tugiye gushiramo nyine ya foto yacu twa generatinze kuri ChatGPT. Niyo tugiye gushiramo rero. Uragenda ukanda hariya handitse ngo create. Ariko nyine ugomba kuba ufitemo ntuza email yawe nyine. Urabona ko harimo email yanjye. Kugira byemere ugomba kuba warashizemo email yawe nyine, kugira ngo ukore nyine ukore ziriya tuni zinakweretse. Turahita tugenda hariya handitse create. Hariya nyine nashize udu fresh twinshi. Timara kuhagenda rero urahita ugenda hariya handitse images. Hari handitse image, hari n'ahanditse video. Uhitamo aho ushaka nyine ushaka gukoresha nyine niho uhitamo. Ushaka wahitamo handitse image cyangwa ahanditse video. Uyu munsi ndabikwereka step by step. Aho icyo usabwa ni ukureba iyi video paka irangiye, ugakora na subscribe. Uhita ukanda hariya handitse image history, uhitamo ya toni yawe nyine, ya katuni yawe y'ifoto ushaka gukoresha. Ndabanza habirodinge nyine utegereze. Kimara gutegereza rero ukubona ko yagize ute, yagezemo. Uhita uza ugende hariya hasi wandike aya magambo make, nanditse nabi, make my picture talking. Nyine urabyandika mu Cyongereza nyine, kuko iyi ntuza yakozwe ntago ari Abanyarwanda. Talking with
shaking with shaking hands is to show a sign. Yes, murabibona nyine no kuntuza no kuri screen nyine ngo make my picture talking with shaking hands for making a sign. Yes, urabyandika nyine hariya hasi y'iriya foto. Noneho iyo ukimara kubyandika wahita umanuka hariya nyine hariya handitse 30 hasi nyine ukahita uhakanda. Ikimara kwakanda nyine bahita batangira kugira gute kuyigeneratinga nyine kuyikora. Yes, uhita ugenda muri history cyangwa muri library uhita ubona nyine batangiye nyine kuyigeneratinga nyine iyo video yawe. Yes, ukubona ko ugeze kuri 3%. Yes, biterwa na mega zawe ukuntu ziri kwihuta. Iyo ufite bando nyine ziri kwihuta nyine birihuta, ariko ntabwo bitinda, ntabwo byajya hejuru y'iminota 3 cyangwa 2. Yes, mukubona nyine ko byarangiye. Yes, byarangiye nyine. Urukona bya bindi twakoze nyine, urukona nyine kuri kushakinga amaboko nyine igakora movement y'amaboko. Yes, noneho rero ukubona bino bintu twakoze bishobora kubawarenga abantu nyine. Ikatuni twakoze katubanze tuyidownloading ukanda hariya kuri karaka fresh kamanuka. Yes, bisobanuye nyine kuyidownloading. Yes, ukubona nyine ko file downloaded nyine file twashyize muri telefone yidownloading. Ukubona bino bintu ari gukora rero bishobora kubawarenga abantu. Noneho reka dushiremo ibindi bintu muri ya text yacu twandikemo nyine uyu muntu aze guhaguruka. Yes, tutasubira handi turi kwandikira, twandike ngo make my picture stand up and talk. Yes, bisobanura nyine mu Kinyarwanda ati nyine kuri foto yanjye ivuga ihagurutse nyine ihagurukire no kuvuga. Tukanda handi nyine kuri ya 30 bisobanura nyine kuyikora kuyigenerating. Yes, nk'usanzwe rero tugenda hamwe kuri create library urebe nyine uko bayi kuyikora nyine. Yes, ni ya indi twari twakoze kare nyine. Noneho turi gukora n'indi ingenzi yayo. Uruko ni nimwe twakoze kare yari kuvuga nyine yicaye. Yes, mu gihe twari dutegereje nyine ko ya yindi bari kuyikora. Yes, turategereza nyine barangize kuyikora. Okay, urakubona rero ko bayirangije. Noneho nyine urukubona ko ari guhaguruka nyine wa muntu twakoze. Yes, urukubona ko ari kuvuga, ari kwikana ko ari kuvuga akanahaguruka nyine. Yes, mukubona nyine bitandukanye na wa wundi twari twakoze. Yes, noneho ibiriya byose bimaze kubirangiza uhita ugenda muri Play Store yawe ukadownloadinga iyi app ngiye kukubwira. App bita Dream Face. Yes, njye nayo downloadinze nyine. Yes, iyo app rero ikintu iza kudufasha iradufasha guhuza ya katuni twakoze n'iki bihuze nyine n'amajwi nyine dushaka kubihuza. Dore ngiyi Dream My Face iriya nyine iriho akantu kameze nk'isura nyine y'ikintu njye nayo downloadinze. Yes, right, uyifungura rero. Yes, iyo imaze kuyifungura rero hari ahanditse ngo photo rip n'ahandi handitse ngo video rip. Yes, tuhitamo hari handitse video rip. Yes, tuza uhitamo nyine avatar yawe cyangwa ya katuni yawe ushaka ko izazivuga. Yes, uyihitemo. Yes, birarodinga nyine biratinda akanya gatoya. Yes, nyine iyi app nawe ndi kubereka nyine ni gufasha guhuza amajwi nyine icyo ushaka iyo avatar izavuga. Yes, birarodinga nyine umwanya muto. Yes, ikimara kurodinga rero bakwereka ngo avatar voice ngo background. Ira background rero ni mu gihe ushaka guhindura nyine inyuma ya ntuza nyine.
background y'uwo mukaragita yawe nyine urimo ushaka guhindura inyuma, tubwe mu gihe ushaka kwerekana indi ishusho inyuma yiwe nyine. Noneho hari handitse voice, ni mu gihe nyine ushaka gushiramo voice nyine amajwi, tuvuge mu rugero ijwi ry'umwana, ry'umuntu mukuru, ry'umubyeyi, ry'umugabo. Hariya nyine niko igira ibyo ikora. Noneho iyo ushaka gushiramo amajwi yawe noneho ubwite, ujya handitse add script, tuhakanda ushaka. Noneho hari hambere handitse ngo type, wandikamo amagambo ikayasoma. Noneho hari handitse import, no gushiramo nyine amajwi wari usanzwe ufite muri telefone ikaziyavuga. Noneho hari handitse record, ni ukuvuga amajwi ukayavuga nyine, ukayikodinga ku kanya ikahita nyine iyavuga nyine nayo. Noneho reka twege duhitemo handitsemo import nyine. Import ni ugushiramo nyine amajwi yacu, ikaduhitamo nyine irajwi nyine na recordings kugira nyine nayo ize kurisubiramo. Ikahita wemeza rero. Designs every time. In the end, I will also share some tools to animate these characters and back my channel if you have not subscribed yet, and press the bell icon to get the latest updates from my